arahari umuhanzi wamvunnye yitwa The Ben. Ya muhanzi niyo mubonye mba numva ndababara cyane niyo muntu wamvunnye muri ku mateka y'umuziki nyarwanda. Ntago biri kure cyane y'ukuri na nyashuri ziba zikenewe. Reka ngo urugero rw'umukobwa biba byiza iyo utizeye izo nshuti niyo waba uzifite ukamenya ko uzitwara, ariko sinzi bara nk'inshuti. Ntago iyo kuba ibisumizi wabyita ibisumizi, ari wabona Riderman abwira ibisumizi ngo muhaguruke ngo stand up indatwa. None se urabona bababwira ngo mugende ngo mukorane foro ngo aha hantu, wari wabyumva kuri Riderman cyangwa ku ndatwa ngo mugende ngo mujye kwa Bruce Melody mukorane foro, wari wabibona? Kuko nkurikije imitekerereze yanjye nka Dekate we yishyuwe kugira ngo biya bintu bijyemo. Hello ladies and gentlemen, so this is MC Sashisha, guys, who love you so much. Turabakunda cyane tuza ku mutima nkuko nabibabwiye rero tubaganiriza tugenda dukora ibiganiro byo bitandukanye. Channel ni Saneza TV show. Yibuka gukora subscribe, share and comment kugira ngo udacikwe n'ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero kuri Saneza TV show ndajya mwibutsa ngo bwira inshuti zawe, aba friends, aba mama, aba brother n'aba brothers, aba sisters n'aba sisters, bose ba joining family ya Saneza TV show kuko niho honyine usanga abantu basa neza. Karibu kuri Saneza TV show. Ndakoze cyane. Umeze neza? Forume kabisa. Urasa neza? Nawe uri gusa neza. Asa nk'umuntu uvuye mu murenge Dika. Abona ari byo mvuyemo n'ubundi ntawamenya. Ibanga rikomeye cyane. Umunsi uri kwa kangahe? Turi kwa kangahe mu gatanu. Abantu basezerana kwa mbere se? Ugiye ushakira urasezerana, iyo wegereye umurenge barabigukorera. Urashaka gusezerana? Njyewe? Barizi iminsi ibi bajya babikoreraho. Barizi iminsi bijya bikorerwaho. Ariko nzi ko umunsi wari wose bikunda kuwa kabiri no kuwa kane, I think. Okay. Urabyumva ko atariho mvuye nyine, ari ibindi mvuyemo bisa nkabyo. Ahubwo mise ni bisa nkabyo. Ubwo uvuye mu ivi? Mu ivi ni yatari iva bari umurenge, yatari umurenge bari ubukwe, sibyo rata? Abanzi barabizi ko nkunda kwambara amakoti, niba ari yagutumye utekereza gutyo. Bwari nk'akadiru mvuye mu gatuma nambara ikoti nyine. Wamuganira cyane mvuye kubonana n'abantu ku mafaranga rero bakomakomeye. Ngowe nkangahe se? Shaka nshaka menshi kadesa aho ngaho. Si ibiceri 200, ibihumbi 200. Ubusura ugasanga nasaba ibiceri desa. Ntago nzayo ukeneye. Yanyitegereza. Kandi kuko itegereza ntago bidetermina. Urabona nasaba ibiceri desa. Ugize amahirwe ukabona ubigwa ariko wayasaba. Wasiki. Okay. Naga so uko ndeba nawe ntaburi ibiceri 200 rero. Urabikoze kubisaba turabyigaho turebe ko biboneka tubigwa. Ariko nta mutima mubi kabisa. Saneza nanone tangira ntubwira abantu bacu. Murakoze cyane. Ngira ngo nta wari wanyakiriye n'ubundi. Nakoze kutwakira, nitwe Eric cyangwa se arabanzi ku izina rya Exdira, abo tubana mu myidagaduro. N'uwo nguwo ndi umugabo w'imyaka iri hejuru ya 30. Hari akantu ntegereje kumva, uri umugabo wubatse? Ndubatse bidakomeye cyane. Ndi umusore ubwo. Urubatse? Bidakomeye cyane. Ndubatse ariko nawe twubakanye. Nicyo nshatse kuvuga. Kandi uramuna ariko kurangaza ngiye kumwiruka. Ntago nyandangara. Esko wamwitegereje wenyine wandebye nanjye ko nta kibazo cyanjye. Mba ndimo nkureba gake gake kabisa. Ndakureba nkanakwibwira. Umeze ute Dira? Forme ndashima Imana. Mpita nibaza ijambo X hakazaho Dira. Umuntu wese yabyibaza. Subiza abantu babyibaza benshi dusubiza.
ubusobanuro bwo turi gusa nk'ababwumva X na dealer umuntu dealing ariko se iyo X ishatse kubera iki X kuvuga ngo muri deal uwo muntu adiringa ntago ziba zizwi X ni ntuzi ko bigaga bakubwira ngo shaka agaciro ka X rero ashobora kudiringa deal zinyuranye ariko zitazwi niko icyo gihe tubyita back in days niko twabyumvaga ko ni izina rikujije rimazemo iminsi so ni hafi aho ngaho nihe deal ya mbere kuko zirenze kabisa uvuga uti deal yari iya Dash ntago njya nyivuga shadira watubwiye urumva rero urekizira nyinshi nariko yararangiye n'uri yararangiye iyo deal turi kukubaza nuko yarangiye kwenda kuko ari wowe ubimbajije reka nyikubwire nagurishije amabuye y'agaciro menshi iri mu madiru nakoze aremereye mu misi mu back in days ubwo kuba ari idasanzwe nuko yanampaye ibiceri byinshi ubwo ngira ngo nicyo ushatse kuvuga hari nko muhe mwaka nta myaka myinshi cemo nk'amezi agiye aringaniye hari umuntu wakoreye deal arakurya se byabura koko ntibijya bibura bihoraho wamukoreye iki umuntu akoreye deal akandya bikakubabaza ko ukabumva n'ubutaramu sinakwamamarije ntunyishyurira ntabwo ari deal siyo nayo ni kayi bari abakiriya bampaye siko n'ubundi bataje urumva hari ikintu cyavuyemo iyo nibukaga hafi oya wimbeshye sha mureba nka deal wakoze urumva umuntu ntaguhe ibiceri sibyo noneho uyu muntu akakurya bikakubabaza n'uyu munsi ukaba utaramubabarira njye ntabwo njya ntinda ku bintu niyo wanjya ndikomereza muri deal nkora n'iseka ari nyinshi ntekerezeho gato ntabwo nari nigeze mbitekerezaho ariko reka nse nkusubiza ubwenge nyuma numve ndayibutse hari deal mperutse gukora umuntu arandya kabisa cyane yari deal y'iki yari deal y'imodoka umuntu namugurishije imodoka ari amafaranga yagombaga kumpa birangira yanyambuye bitewe n'ibyo twari twumvikanye mu mapuro rero ntabwo byagaragara ko amafaranga yanjye ariho ariko uwo nguwo mpita mbifata nk'isomo yampaye ntabwo ubutabiba byakongera ubu bayaguha mbere oya na nyuma ariko hari agreement itari ku munwa k'abantu ibyo bavuga ibyo batekereza abantu ntabwo kinakubwiye ntabwo aricyo kiba kimuri ku mutima n'ubu ushobora kuba undeba gutya ariko untekereza nabi nanjye nkakureba gutya ngutekereza nabi abantu tubanye mu buryarya so ubwo rero ikihita kibiha umurongo n'amategeko ubu rero yari deal nyine niyangajemo nzi ko atari ugufasha yari ubufasha byo nta kibazo cyane ko ari abantu benshi mfasha n'ubundi mo ndabuguha wanyishyuye ngo nze nguhe ikiganiro ni ubufasha ni kukuzamurira cano ntanazi aryo yitwa ngo iki kantu ushyizemo ni kabi ariko niko kuri yitwa Saneza TV show kabisa ubwo ni ukuri yitwa Saneza TV show gutu utayizi ushize twarayiganiriye ubwo ni ukwibagirwa ndimo ndagenda nkuru niba ibintu tuganira uba wabyibagiwe tumva bimbabaje babara nanjye ntago nabura kubabara ari njye ariko nta mutima mubi nuko ibintu biba byabaye byinshi muri no Kigali hanyuma dira uri umuntu umaze igihe kinini cyane muri iyi showbiz yo mu Rwanda kandi wagiye ukurikirana muvuma z'abahanzi benshi bagiye batandukanye hari ibintu byinshi uzi hari amabanga menshi uzi hari ibiri public uzi iyo ukurikije entertainment yo mu Rwanda uyu munsi ukuntu tuyifite dira ukuntu bibona urabona twerekeza he nk'umuntu ureba vision ukurikije aho twavuye naho tugeze uyu munsi vision rero ntago abantu twese tuyirimo turi kujya hamwe hari abari kujya hazima hari abari kugana rusororo hari abari kujya mu maboko atari ayabo urunyuranyurane nyine rw'ababuderi n'amabubuti rw'abaki urunyuranyurane ntago abantu bari kujya hamwe ariko industry y'ubwayo iri gukura kuko igenda izamo amafaranga igenda izamo mbere niba abantu batarabashaga kwitunga ubu bikaba ari umwuga watunga umuntu nishimira ko ndi mu babitangiye bitari byatangira gutunga abantu of course ndi no mu bo bitunze ubwo nyine urumva ko nakuranye nabyo
ni ibintu rero nishimira ariko ntago wambaza ngo biri kujya he sinerekwa sindi n'umuhanuzi ariko iyo mbibona mbona abantu ntago ibyerekezo by'abantu ntago ari bimwe. Hari umuntu ushobora kuba ari mu bantu akumva ni inshuti ziwe cyane akabyibeshyaho ngo ibimujyana ahantu habi nk'aho azisanga. Hari uba afite plan ikugeza ahantu heza ariko industry ubwayo nta kibazo irimo irajya mbere nyine nkuko n'iminsi ikomeze kwicuma. Urakoze cyane. Ubu ubona kugira inshuti muri entertainment cyangwa se muri ubuzima bwa showbiz kugira inshuti hari ikintu bimaze? Icyo kibazo numvaga nta kikubaza ahubwo ngewe ariko reka nyembanze ngisubize ubwo nawe urambwira uko byumva nanjye ndakikubajije ariko ntuze gukopera igisubizo cyangize kumpa cyawe. Cyane ko nzi ko uri umwe mu bantu wowe na Emi Ikinege muri mu bantu bafite inshuti nyinshi muri showbiz. Baraza kumbwira Emi Ikinege ibintu bigeze kure. Oya si umuhungu se nawe Emi Ikinege agira inshuti nyinshi. Nabyumvise abantu babivuga ngo we nawe mugira inshuti nyinshi cyane muri no game. Njyewe nawe ndagira ngo niyo mpamvu mvuze ngo nawe ndaza kubikubaza. So ngiye rero ko mbifata nifata nka nyakamwe muri ibi bintu. Njyewe na Emi Ikinege. Nabyumvanye abashuti abakuzi cyane muba muri kumwe ngo ufite inshuti nka sa kabisa. Njyewe Gomez. Nawe Emi Ikinege nanjye amubona usanga aba Miss ari inshuti ziwe ba Naomi ba urumva rero muri mu bantu bafite inshuti nyinshi ariko giye ntago njya mbara sinanava umwuga dukora cyangwa akazi dukora kajyanye n'ibi bintu biba byiza iyo utizeye izo nshuti niyo waba uzifite ukamenya ko uzitwara ariko sinzi bara nk'inshuti kuko iyo ugeze mu bibazo nibwo ubibona nyine ko bari abajama bisanzwe ntago baba ari inshuti. Wowe wigeze umaze kuvuga ngo uri nyakamwe ariko se wigeze mbere yo kuba nyakamwe wigeze ugiramo inshuti ngo umenye ukuntu bimeze cyangwa ubaze uzicungura urebe? Kandi ndi kukubwira niyo ugeze mu bibazo nibwo ubyiga ukabibona. Hari igihe wigeze mu bibazo ubona inshuti hari igihe wibeshya ko uzifite. Use nkawe reka dutanga urugero ntujye umbwira ngo uri inshuti yanjye ariko iyo ngize mu bibazo se buriya ntago nakubonye mu bibazo ndibaza cyangwa ubwo wenda waje nsinziriye ukaba uritoye urifashe ndi kuvuga muri rusange kuri channel yanjye uranyuriye kuri channel yanjye kurambajije ndasubiza nabanyanyurirana ariko ntago urwo rugero wari kubambaga kuruzana mu ngiye reka nutange ku bandi ariko aho yaba amaze kubivuga ko nubwo ndi inshuti yawe utigeze umbona mu byago byawe icyo nshatse kuvuga aho ngaho nshatse kuvuga yuko nta ubushuti bw'iyi minsi bugoye kandi si jyenyine ubivugana Bibiliya ndumva baravuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ahubwo si ni kubera iki twizeye abantu tukabita inshuti baba ari abajama njye niko mbyumva uretse we na Emi Ikinege nimwe mugira inshuti twebwe byaranze uzanganirize kuki se babikubwiye gusa kuki utaje ngo umbaze kandi turi kuvugana n'ubundi mu mvuga nyine ushaka kuzanyegera ukambaza uti ko hari abantu bambwiye ngo ugira inshuti nari mvuze ngo ndabikubaza se nari mvuze ndabikubaza ahubwo mbwira uko nawe bimeze urabanza ntacyo wowe uzabimbaza harya ntabwo byemewe ko nakubaza ngo nawe umbaze ibyo si byo biba bibaye ikiganiro se kurusha uko byaba interview by'abantu bakunda nibyo biryoha mbwira ahubwo njye nkwereka icyo abantu bakunda ndabura gake wasanga iyo niyo ari deal ntago yabura kuba ari deal ariko yo kukuzanira abakunzi kuri channel izishyurwa mu gihe runaka uzi ko uzaviramo uzayishyura ubu nzakwishyura nta kintu kitagira igiciro kuri iyi si iyo ari fresh bisanga imbere n'iyo ari bibi ubisanga imbere kabisa nta kintu kitagira igiciro ubu ngubu nanjye imbere nzabisanga imbere ngeze mu byago ntiwanyitaho ngeze mu byago nanjye wanyishyura nakwishyura kandi ndimo nza kugusapotinga ngewe hari ibyo ntagenderaho nabikubwiye nge kuko ndeja nabyigiyemo isomo ahubwo ubu wangira inshuti niba waba ufite inshuti hari akantu ahubwo uhise unyibutsa akantu kigeze gutrendinga mu gihe cyashize yari trend se buriya cyangwa byari sinzi ukuntu nabyita icyo gihe ngira ngo
hacagaho ni umuntu wari inshuti yawe ari kuvuga yuko ngo wamwibye ndabyibuka icyo gihe byaravuzwe se wabikurikiranye se wasanze se nari namwibye narabikurikiranye oya ushobora gusanga abantu bo kuri sa neza baba batarabikurikiranye wowe wabikurikiranye byaje kurangira ubonye bimeze bite oya ndi kuvuga ahubwo uwo muntu ko mwari inshuti ubu muracyari inshuti ngira ngo nta nshuti ngira ngiye ngira abajama cyangwa se nzagira inshuti y'umukobwa nzakunda nkajya kumwaka iwabo bazaba ari inshuti se kumbi burya mukanya tubwiraga ko wubatse none ntago wubatse navuze ngo nubatse bidakomeye nubatse njyenyine ntago ngira iyo umuntu yubatse wenyine ntago biba bikomeye buriya bizakomeye asedira wowe ukunda umukobwa umeze ute umukobwa umeze ute ubaha imana wakunda umukobwa umeze ute imana usenga utekereza neza ubaha imana usenga ese yubaha imana adasenga ibyo ni bibiri cyo ni kimwe bundi muri make ushobora kubaha imana ntusenge ngira ngo bibaho se technically birashoboka ushobora kuba uyubaha ariko udasenga gusenga ni ikindi kintu ubwo si byose niba bihagije ibindi byo ku mubiri biri relative n'abantu bose buri wese agira ibyo akunda byo ariko byo mu kureba umukobwa nicyo ngenderaho cyane nicyo nagenderaho cyane ntabwo ureba ka nyashi se ntabwo biri kure cyane y'ukuri na nyashi buriya ziba zikenewe reka ngo urugero rw'umukobwa umukobwa nkunda uko aba ameze tugeze mu miterere so ndahita mubona hafi kugira ngo uzanamubwire niba kanze mukwereke kwanza sibyo urahita ubibabwira uko umubonye se yego ndamubonye dore ubundi umukobwa mba nsabwa n'inkuba wongeye ibyo navuze hejuru urabona bizoroha aramuzunguza kumubona mu kiganiro kameramani arakubagana ubajyane mu nkiko abandi bazi ibintu bari gukora sheri muramu muraze ni na sheri wawe oya twikomereze niwe sheri wawe kumwe mujya mweditinga ukumva umuntu yaravuze ikintu ugahita ukurikizaho ngo sheri wanjye ntimukabikore muri iki kiganiro turaza kubivuga ngo exidira tweretse sheri we kandi bamubona sheri wawe azava muri diru diru ni ukuvuga kubera ukuntu wahoze mu bintu by'amadiru maze igihe kinini mu madiru ega nta muntu utaba mu madiru umuntu utumva mani ndebe uriya mu bebe niba bivamo se ikintu mba nzi ni uko buri muntu wese ugihumeka aba ari umudira nuko mutabyemera umuntu wese uhumeka aba ari umukomisiyoneri aba ari umudira ahubwo byitwa nk'uko amafaranga hageze agenda ahindura izina iyo ari kwa pasiteri aba ari icya 10 yagera mu bayobozi akaba ruswa so rero no mu mibereho ya buri munsi ubuzima dusaba exchange that's the deal hari icyo utanga kugira ngo ugire icyo gaining rero ntago numva icyo wita deal nawe uruva muri deal uri kuntunga kamera ubu wabona baguhembye bakuyema yawe nta n'icyo umpaye si ibyo gusa nanjye haraho ngera nanjye undi nkagira uko tubarana nuko ubuzima bumeze ubuzima bwa buri munsi ni deal hazamo favor yego ariko deal n'ubundi twese tubaho tudiringa Bralirwa kuhereza ikintu yakiguze sorry kubivuga n'ubundi nugeze kumva muvugamo company zikomeye nari mu makampani akomeye sibyo niba yakiguhereye ku mafaranga runaka urarenzaho igiciro cyawe kugira ngo nawe ugicuruze iyo ni deal ndetse niba ko numva deal atari kubyumva sinzi niba ubyumva neza mugani ndi kukumva cyane okay urakoze kunyumva ako deal yo nganira nawe mba numva uri umuntu umwe mu bagabo b'abanyabwenge bazi ubwenge na education ishobora kuba iri hejuru dira wize amashuri angahe mfite bachelor degree muri science bisanzwe muri science bisanzwe ariko warize sobona nsa nk'utarasomye ntago wabaga nk'uwakangaye mu ishuri dira twiganye bajya muri comment babivuge sinigeze ndenga mu myanya 3 ya mbere mwanya uri umuhanga biragaragara n'uburyo uganiramo njya nkumva nyine imitekerereze yawe iri hejuru ntago ari cyane nawe njya nkumva nawe ntiworoshye
cyane cyane nk'ikiganiro wakoranye na Kibido narakirebye mbona nawe ni woroshye gute kiri no mu byarebwe cyane rya ni kuri no channel cyangwa ni kuri iyi ngiyi nisa neza mba ndaho ngerageza umushinga na metode no murundi turabasuje cyane abantu bo bahariya kabisa mu Bujumbura n'ahandi hose hasigaye mujye muza dusapotinga umukobwa wacu buri kugerageza nabonye hari n'abamwihaye mu minsi yashize mujye muza mu bamukureza hejuru mu muha ibiceri muvane muri buriya buzima numvise bamutazira sinzi niba ari nabwo ahubwo nuko wanze ko tuganira ngo nanjye nkubaze wanze se tukagenda ukansura ntari bitwacayo tukareba tugenda utsure nta kibazo uzajya bagusebya nkagira ngo byaranze ukandya amafaranga kandi karafashwe dore nk'ubu nje gufasha ngo nkure muri buriya buzima sanze atari bwo nababara basi ngo ibibuze biteze imbere barabibuze ndababara ndavuga kweri byaranakubaho ari ugusebanya biriya ni ugusebanya ahubwo kuri mu rwego rwo hejuru uranyumva rero ko nanjye ibyo naciyemo bansebeje nkababara oya nta kibazo njyewe uzise Dira sinshaka kumuvugaho sinshaka no gusubiza nkurikije ko yagiye agaruka no mu bindi bintu bamufiteho ikibazo nyine gikomeye ese arya akora iki so nabimenya nzi ngo n'umukomezi ufasha umuntu utabanje kumenya n'ibyo akora ngo umenye nawe icyo gihe nibyo nari imbere mu karimo ubu ngubu amakuru ufite nuko adafite ahantu aba ntabwo afite ahantu aba asi yaje mu kagato kanjye nkamucumbikira uzamufate ku ngufu na ririya toto nshaka gutwara umwana w'abandi aracyari muto ntabwo yagukundira yaragutinya niba ubasha kumwiba ibiceri se ntabwo nafata ngewe umwana udafite disipurine nkamushyire mu buzima bwanjye if I knew it I couldn't ariko rero buriya disipurine nayo se buriya wayifata nabo hari abavuga ngo ntuyifite bashobora kubivuga ibyo buri muntu rero bisigaye bigorana kuri ino mihanda natuzashaka umuntu uzajya udusifurira ariko ngiye kuzababera umusifuzi mujye mumbwira mpite mbivuga mvuge ndikumva nkurikije ibi n'ibi imibare n'ibimenyetso icyo mpamya cyo yarabeshye ntago wajya kuba muri ghetto nk'iyo yavuze nkurikije igihe bahereye gukora ntago bya making a sense byasaba ashobora kuba yagusanze wenda ahantu ujya mu cyumba cy'amasengesho nka kimwe cya Mutabazi akabyitiranya ariko si impamya ko igihe wakoreye ukaba wari ugiye no kumuha ayo mafaranga ariko uyamuha ngo yagiye no kumuhamagara ahantu hasa nabi ntabwo mbasha guhita mbikurura nyine oya wayarya ukivana mu bukene ukivana akambwira ko mo cash yayishyuye ntabwo waburiye excuse utanga rwose oya nshobora no kutamuha excuse nkamubwira turacyari kuyakusanya banjye se oya turacyari no kuyakusanya birashoboka kuko ntabwo yarazi ngo wayampaye ubwo rero nta nubwo ari shuwa niba aho yagusanze ari iwawe ngo wabonaga hamanitsemo ibipapuro niko numvaga avuga naragakurikiranye kariya kantu kose ibyo bintu bireke ariko tunabyihorere ndabona bikubabaza cyane tutakomeza kubabara ntabwo mbashaka kugaruka ku ngewe reka nkubwire ikintu kimwe gira icyo ubwira abantu basebanya rero kuriya n'abandi bumvireho reka nkubwire Dira ntabwo njya mvugana n'umuntu utagira ikintu ahomba uriya nta kintu agira ahomba ntacyo kubera ko njye mfite ibintu byinshi mpomba mfite ibikorwa byanjye mfite famiye yanjye imfata nk'umuntu w'icyitegererezo ntago najya guhangana n'umuntu udafite ikintu ahomba muri iyi si ukaba unkoresheje interview mu kiganiro cyawe ariko baranzi naciye impaka ntago njya nkwera abiri ndakubaza iyo mfite ikintu nkutekerezaho ndakubaza bikakumarira iki ndasobanukirwa tukahereza n'abadukurikiranye tukabahereza ikiganiro cyiza si kuki bamva babahereza ibiganiro biri format ngo wari iki ngo batemo byose nkuko mbyibaza hari n'abandi babyibaza gutyo kandi nta nigeze mbona wisobanura ntabwo mfite umwanya wo kwisobanura so ngize amahirwe rero biri amahire oya ahubwo wituma nkora ikosa kubera ko bundi baravuga ngo iyo injiji gututse ukayisubiza nawe uba uri injiji twe kubinjije twikomereze noneho iyo umusaza rero aje akakuvugaho ibintu ntabwo ari byiza kumusubiza uramureka agasara wenyine ku ruhande rwe kuko uyu mushubije abo nawe bakwita iki umusazi umuntu w'umukobwa nkanjye uri classe kuko ufite umwanya wo guhangana n'umwana ugana kuriya w'ejo bundi uri kuvuga ngo ndi umufana we twikomereze sinzi ibyo aririmba araririmba anakina comedy umufana waheze ako niba kina comedy wamufana nabonye ukunda kujya muri comedy
umva mbabwiye sinjya nkubona se wagiye ubwo niba Muri comedy ushobora kujya kureba umwe akagira ngo niwe wagiye gufana byo birasanzwe barakubeshya ntabwo uriya najya kumureba rwose bafite izindi oya umuntu ni nkundi cyo nta nicyo waba wakamenya utazi ko umuntu ari nkundi ahubwo wagaya character yo ariko ntugaye nk'umugayazi kuba ngo ntacyo ari cyo oya reka nkubwire niba ari aho yitwaye nabi ntago aba agomba kugusaba imbabazi cyangwa se akanabyikosora ukamubwira akikosora ntago reka nkubwire none duca umuco wo kudahana niba yaritwaye nabi mubwire tano witwaye nabi kuko yabivuze ku karubanda iyi nakomeza avuge nta kibazo ngenda mwemereye cano yose ashobora harya yitwa ntago nkeneye kumuvuga babarira twikomereze rero babarira turi mu kiganiro bitatwicira ikiganiro nyibariza utubazo tw'ubwenge abaze kubya imyenda nambara ihenda ubwire ko mba nayikuye muri Ishimwe Decor bakorera Nyamirambo ubu utangiye kwamamaza ndetse ko umuntu ushaka kuntinza ntago wanyishyuye nanjye ariko ntago wanyishyuye turi ni win turi kuganira nabagushyira bakakwambika so bakambara amakositimu uri umukobwa bahita bagutama agatimba amakositimu yonyine bafite n'amakanzu ataratse hasi udutimba kuki isuvu zataratse hasi uri gushyiramo ubwenge bwinshi nayo barayafite ni kuvuga ibyo bafite ninjye ubamamariza rega ninjye uzi ibyo bafite wagiye umbabarira kuki ngo utavuze ngo budira dushobora kumuhagurutsa tukamukura kuri iki kiganiro agasohoka oya reka twiganire dufite uburenganzira utangiye kuzana ibintu by'isebanyabuhanga oya ntabwo ndi gusebanya nose amakanzu ataratse nuzi ko abageni bambara amakanzu ataratse nese ndajya kwambara agatimba ndi kukubwira ibihari utarabona na sheri muzima ariko ushaka n'amakoti wayambara hariya arahari mwambara kositime zaba iz'abagabo n'iz'abamama buriya utangiye kumfata nka bureze na serije oya kositime yaba iz'abagabo n'iz'abagore wabonye abahungu beza dufite muri iyi Kigali ukuntu bari abahungu beza se abo bahungu bari he ngo tubarebe beza ngo baruta Ivan se oya dufite abahungu hano bavuze ngo ni beza oya ngo arareba mugenzi we ngakumva ngo yamukurashinze si ya mico yatumye batwika Sodoma na Gomora kirego gikumvishira umuhungu yabwiye undi ngo ngera nagukurashinze ngo posting umu ex wawe ngo ndababara nyirarunyonga yaravuze ngo uwijuse n'icyo adakora mu abantu batijuse ese umuhungu ku muhungu ubwo wowe bifata ubona bisigaye bivugwa ngo muri showbiz yo mu Rwanda bamwe mu bahanzi b'abasore b'abahungu bateretwa n'abagabo b'aba diaspora bakabaha amafaranga ari abahungu bagateretwa n'abagabo niwe mbyumvanye cyakoze to be honest kandi ibi bintu mbirahambyemo koko ubwo niba banabikora barabitsimba ahubwo wowe ubivumbura ute ntago woroshye none se Saifa si umuhanzi Serije si umuntu niba ari bimwe nabonye kuri za ntuze za mbuga nijoro ba Brian bari gukomentinga nibwo nari nkibabona bari abantu sinzi ibyo aririmba nandi ndirimbo ye ndumva pe hari n'abandi navuga amazina niba wumva niba mbeshya Imana yo mu ijuru irandeba nta muhanzi nzi ukundwa n'umudespora uri hanze reka mbitekereze bari muri gihugu rero ibyo byo barababikora kuvuga gutyo kuri kwijijisha ibyo byo barabikora hano abo mu gihugu bo barahari nta post ntuze yigeze gukora nindera ni wa muhungu uririmba hip hop bamwitana ariko ibyo ntawe nubwo biri mu bahanzi gusa rega biri ahantu hose isi rugarijwe ibintu byaberaga Sodoma ni Gomora Imana niba yaragabanyije uburakari undi mbona yakabaye natwe yarese dukora nk'ibyo yakoze abandi kuko ntago umuntu atinya kubwira umugabo ngo nishirire umugore ukabona wagiye ubibona hari n'uwo biherutse kujya hanze asaba imbabazi bamukurikira sinzi niba baramubonye uribuka ko na video wabonye y'abakobwa babiri bari baryamanye nasi si umuhanzikazi sibyo ndi kuvuga none n'abasore babiri barimo baratongana ngo umwe ngo yakomerekeje uwundi kugeza ubwo yiyahura ngo ngiye ngo yanciye inyuma ngo ndiyahura noneho uzi uburyo umuhungu yari proud se yavugaga icyo ndi kuvuga nge simbazi ariko nyine nakubwiye ngo wijuse ntacyo adakora biriya ni imico ntashyigikira icyiza nuko batanazwi wenda ngo gusa icyo mbona bo bari no gupromotinga ibyo by'ubuhanzi bwabo kuko nkurikije imitekerereze yanjye nka Dekate we yishyuwe kugira ngo biriya bintu bijyemo ndamuzi uko akora hariya harimo agafaranga ntabwo yabuze nk'ibihumbi nka 5 by'idolari cyangwa hagati ya 2 cyangwa 5 bamuhaye kuko urumva niba turi kumuvugaho already hari abantu bizerera mu kuvuga ngo bamvuge neza cyangwa nabi byose ni promotion
already rero niba nkanjye kugira ngo muvuge wese kuri kamera ari kuzampanga byari bigoye ariko isatu urumva bimuhiriye nkuko yabishakaga igihugu cyose kikamuvuga yababonye promotion yari akeneye promoting iki se dira kandi bamaze kumbwira ko ari umuhanzi keretse niba wibeshye uwo selfa ni umuhanzi ariko Blaze ntago ari umuhanzi kandi ufite igikomere gikomeye cyane wanashyize hanze ibyo bintu ni uwitwa Blaze bivuga ngo umuhanzi we nta nubwo yifuza ko bisohoka dukino ntago tuzi twabaye agona abandi ntujye ubibona hari igihe bigira grit kandi ari wowe mubi ibyo birasanzwe so ashobora kwigira gutya ari bapanze iyo deal ni ibintu ndi kukubwira ariko nta koze ubushakashatsi bwimbitse ariko icyo nzi kubahanze abakeneye gutwika so niba rero yabwiye runaka ati bishyira hanze yegire nk'uwababaye nwikireho ni ibintu rwose bishobokanye ko byumva ariko umuhanzi cyane cyane buriya niwe uba wishyuye ashobora kwishyura kugira ngo bijye hanze kugira ngo izina rye arimenyekanishe byisumbuyeho hanze ugiye urabizi nko mu bihugu biteye imbere ho umuntu arabyuka agashyira hanze amafoto y'ubwambure juste kugira ngo abagira attention y'abantu bamuvugeho binakurura niyo waza wisobanura biguha popularity kuko isahani igeze umuntu abaza akabeshya abantu anabeshya bibona ukabona bose bamwuzuye inyuma bari kwita ngo na big what rubyo bibona kandi ari abantu bayobye rwose bigaragara nese reka nkubaza oya wivuga ngo abantu baba bayobye ikibikubwira ko baba bayobye ikikubwira ko baba bayobye abo bantu ntago ribu ntago ari urwego rutoya no muri Afrika muri aka karere kose bari mu bantu bafite ubushishozi buri hejuru kugira ngo byemere ngiye ribu yaranshatse nzi n'uburyo twafesinganye nzi uburyo ari abahanga ni abantu bari genius more than think ntago ari abantu rero umuvugizi mukuru wabo ntago yajya kuvuga ku kintu yibeshya icyo cyo rwose gikore mu byo utekereza iyo yavuze ngo ibi bintu murimo ni ibintu bidasobanutse burya bihita umenya ko ari byo ikindi umukuru w'urubyiruko ntago waba minister w'urubyiruko ukifite understanding y'ububwa ntago bishoboka cyetse niba utazi nyine buri process kugira ngo ube minister umuntu acamo dukuyeho amashuri dukuyeho n'iki n'ikizere byose kandi uwo muntu ukuriye urubyiruko niwe wari ukuriye kwamamaza umukandida ahantu wagiye hanyuranye ntago umuntu ufite iyo role rero yaba ari umuntu uremereye gutyo ngo ajye gukina mu bintu nanabigusobanura ushaka ko mbigusobanurira ntago iyo kuba ibisumizi wabyita ibisumizi rero wabona Riderman abwira ibisumizi ngo muhaguruke ngo stand up indatwa none se urabona bababwira ngo mugende ngo mukorane foro ngo aha hantu wari wabyumva kuri Riderman cyangwa ku ndatwa ngo mugende ngo mujye kwa Bruce Melody mukorane foro wari wabibona ikibazo ntago ari bari abantu ikibazo ni umuntu ubayoboye ibyo ari gukora n'agatsiko kagiye kuba agatsiko kaba agatsiko bitewe n'ukayoboye kuko nuko turi hano twaba group isenga ntago tuba turi agatsiko gafite icyo gatwaye ariko once umuntu tuyoboye afite ibitekerezo bibi tuba twabaye agatsiko sinzi niba uri kumva ibyo bintu koresha ubwenge neza urahita ubyumva oya birumvikana so niba nawe rero uri big energy oya njyewe nta muntu n'umwe ndimo njyewe wise nkaba Lili nawe se abafana bawe ntibafite izina ariko ntago bababwiye ngo bajye kugira ibyo bakorera abandi abafana banjye se mvuze ngo abafana banjye ni abadira ntacyo bitwaye ibyo reka nta kibazo pe ntago akari agatsiko ngo once mvuze ngo muhaguruke stand up mugende mukorane follow hano urumva deja byabyaye ikindi kintu kandi buriya umuntu uzi ubwenge yitandukanya n'agatsiko kuko ni kabi cyane hari umuperezida wari ufite agatsiko kitwaga ngo Ubuyanja yigeze gutaha baramubujije ibyo bintu by'agatsiko abigendeye kure sinzi ukuntu yibagiye amaze kuruhuka ageze mu rugo avuye mu maboko yaravuga ngo ngaruye Ubuyanja umugore bahuye arimo apakira yisohokera bati ibyo bintu urabigaruye by'udutsiko kugira ngo mvuremere bw'agatsiko uzi ubwenge wahunga agatsiko bro ni ikindi kintu ku badukurikiye babizi baba babizi hanyuma Dila uti udutsiko uvuze ku bintu bitandukanye ko udutsiko atari ikintu cyiza hanyuma uvuga iki ku bantu badusharinga amavideo yabo y'ubwambure basharinga amavideo y'ubwambure bo bakayisharingira nyine amashusho atugeraho hari abantu atugeraho ashobora yavuye kuri ba nyir'ubwite cyangwa yavuye ku nshuti zabo ariko aba yasohotse reka duhere mu gihe yavuye kutari nyir'ubwite ko ntago ntekereza ko kuri kesi zimwe na zimwe sinekereza ko umuntu yakifuza ko imyanya y'ibanga ibiri yandagaye ko buriya hari mu bintu dutinya twese ibyo nawe urabitinya simpamya ko hari ifoto wafata wambaye ubusa ngo ugende uyishyira hano ku karubanda biragoye ku umuntu wageze aba afite uburwayi mu mutwe ariko umuntu muzima
ntekereza ko hari uba yayikwirakwije, ushobora kuyifata ari uwigenewe umwe atari rubanda. Mu gihe rero uwo wayikwirakwije mba numva abagomba guhita ahura n'abahungu bamurangira mu buryo budatinze butanaziguye, bakamubaza impamvu yabikoze, akanabikurikiranwa, akabihanirwa. Niko mbyumva. So mu gihe rero ari nyir'ubwite wabishyize hanze, twakihutisha kumujyana kumuvuza abarwayi, kuko ntago biri mu muco wacu, ntibibamo. Ubwo cyaba ari ikimenyetso simusiga ko afite ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma rero umubona dukeneye iki nk'urubyiruko muri iki gihe? Dukeneye amafaranga kurusha uko tubitekereza. Ngo dukeneye umufungo mwana, ubwo ni ibintu wakigora ubaza. Bambwiza ukuri. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bukeneye kwishyura fagitire zihoraho. Niyo mpamvu natwe dukeneye amafaranga ahoraho. Ndi kwibaza icyo nari nkubaje ni uko hise wenda wirukanyira muri minsi na minsi. Ntacyo mbaza neza, ariko n'ubundi biragana aho ngaho, ntabwo ari kure cyane y'ukuri. Yego, nta kibazo. Urubyiruko muri iki gihe ukurikije ahantu ibintu bigeze, urabona ko urubyiruko bamwe na bamwe muri aspect sociale bafite mental health zifite ibibazo runaka. Urumva nyine ntago ubuzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko iki gihe buhagaze neza. City speaking, ubona ari iki gikenewe noneho muri make? Hakenewe ko urubyiruko niba ariko ntago ari urubyiruko gusa, no mu bakuze birimo, ko leta nini y'abantu biyahura ntago ari urubyiruko, buriya n'abakuze baba birimo kandi bari mature, bageze n'igihe cyo kuba productive cyane. Rero mbona abantu, tutavuze urubyiruko gusa, ndaza kubwira n'iby'urubyiruko bwarwo, ariko muri rusange hakenewe ko habamo kwakira ibyo utabasha guhindura muri kamere ya muntu. Icyo ni nubwo navuga ko hakenewe ubukangurambaga bwo kwerekana ko mu gihe ikintu utagihindura, utabasha kugihindura, ugomba kucyakira. Ubwo nyine niko niryo geno, ntago abantu tugomba kungana kuri ino si. Ariko mu gihe wagihindura, you have to work for it daily, bikaba daily routine, ugakora cyane kugira ngo icyo kintu gihindure. Ni ibyo bintu, nta nubwo ari ibintu byinshi tu, hariho kwakira icyo utabasha guhindura no gukora cyane ugahindura ibyo bishoboka guhinduka. So ku rubyiruko byonyine rero dukeneye no kumva neza uko imbuga nkoranyambaga zikora, kuko cyane cyane imbuga nkoranyambaga zagserera kwangirika ko mu mutwe k'urubyiruko. Akabona umuntu arabyukira muri Lamborghini, ntago azi niba iwabo ariko kwa runaka, ntago azi imyaka byafashe igisekuru cy'abo bantu kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Sibyo, rero yatabashe kwiyakira, agashaka kubaho nka Ivan. Ni urugero, let's say urabaho nka Ivan gute urumva utabugiye gukora amabara, koko tuvugisha ukuri, hari inzira ibintu bigenda bicamo. Waba nkawe, ariko wowe ntago waba nkawe, ushobora kubiharanira ukazaba nkawe ubyigize, cyangwa abagukomokaho bakabaho neza kumurusha. Iyo birashoboka bitewe na plan ugira. Rero urubyiruko twige ku dreaminga big, kandi ibyo dreaminga big ntago ari bigaragara. Harimo no kuinvestisa muri mental health. Niba utari umutwe wawe utameze neza, warawangije, hari abo mbona bashyiramo imyotsi irengeje urugero, bashyiramo amashoti menshi, ubwonko bukangirika. Nubwo none utari kubona ibyo uri kwikorera, ariko uri muri irimbura, ko mu myaka mikiri imbere rwose uraje utangire utubwire ngo mukore contribution kigiye kimwe kivuyemo. Nuko ubuzima bumera. Yego, hari nabo bibaho nta ruhare babigizemo. Niho ubuzima butangaza, ugasanga wa muntu wirinze cyane utarigeze, ari akantu nigeze gusoma ngo ndya imbuto neza, ngo unywe amazi menshi, uruhuke, urumva usenge cyane, ngo ni hahandi urapfa. Nubundi ubuzima ni urugamba turangiza dutsinzwe, ariko at least wafesinze urwo rugamba uri muzima, ntabwo umeze nk'uwarufesinze yasinze. Ugira ibyo settinga muri ubwo buzima buto tubaho ku isi, ugira ibintu ugenda usettinga wenda uzibukirwaho nka legacy. Nibwo uzugakirira nka cano nk'uko kwawe, ntabwo wayikirira wagiye mu matabi. So bisaba rero ko umutwe wawe ukora neza, ugakirira ibintu ushobora kuzibukirwaho, Imana yagumugisha bikaba binini. Kandi wanabigeraho ibyo bintu ntubyiratane ngo bikugire wiyumve nkaho uri umuntu udasanzwe, cyangwa hari ikintu cyatari wagezeho. Ni ifeva y'Imana, ko nibyo wabonye n'ubundi sharinga n'abandi, ubuzima bukendereye. Ikindi kandi ugomba kwimenya kuri ino si, nuko
ubukire bingana gute uzakenera umuntu, ntabwo uzaba wenyine ku isi, ntibishoboka. Na wa muntu rero w'umukozi wawe wo mu rugo ugomba kumwubaha, ukamwubahira icyo ari cyo, ntumuhutaze, kuko nawe harahagera mu rugo bakavuga ngo boss aratashye, papa w'abana aratashye. Ugomba kubyumva muri iyo sansi. Ugomba kwemera ko mu buzima bwacu bwa buri munsi ntituzigera tungana. Nk'ubu ushobora kujya kuri phone yanyu ugasanga amafaranga wowe inzozi zawe ariho, nanjye ariko nkaba nyiri kuganya. Nagera ku muntu ufite ibyo dutekereza ko ari ibya mirenge ugasanga niwe uzinduka kukurusha, ahubwo wowe uracyaryamye. So twige rero ko kurutanwa byo bihoraho, wiyangaje mu bintu byose uzi neza ko adende n'ubundi kunyurwa, wenda kunyurwa kuri extend runaka ari byiza. Wiha umwanya wo kwishimira ibyo ugezeho, buri step no yishimire ku buzima. Ntago tubaho igihe kinini, buriya ntago tubaho imyaka myinshi. Ngira ngo niba nabibona mu myaka mike imiterere y'umubiri ihita ihinduka. Wari skinny mu minsi mike ukabona uriye za nyama turya ukabunganye gutya, mu minsi ukaba ni uko ubuzima bumeze. Ni ibintu bigenda, ni intambara ihoraho. Twige rero kutiremereza, kuko iyo ufatanyije n'abandi ugera kure, ariko iyo ugiye wenyine buyago ntago wagera kure. Nuko ubuzima bumeze. Yavuze ngo yago ntahazagera, ariko noye n'umugani uri obvious, uri clear. Iyo ushaka kugera kwirukanka ugere kure, kujyana n'abandi. Iyo ushaka kugira ngo kwihuta cyane ariko ntugere kure, genda wenyine. Dila, thank you so much cyane. Hanyuma Dila, Dila nyine birumvikana, ariko uyu munsi kuki wakoranye party nini cyane n'abahanzi? Ibyo nisanzemo, kuko buriya ngiye mbere yuko njya ku exploit impano z'abanzi no kubacuruza, cyangwa se ntago ari ubucuruzi bw'abantu, gukora business mu muzika bitumvikana nabi, nyamuna murangira urabizi. Kwisanga ndi ku exploit impano z'abanzi nuko buriya nanjye mbere yuko mbijyamo nabanje kuba umuhanzi. Mbona uburyo bigoye, mbona n'uburyo kubikora bisaba amikoro. Icyo gihe twari dufite challenge uko nta bantu babikoraga nk'akazi. Muri umuntu wanabinzanyemo cyane ni Zigidaba 5. Arambwira ariko mwana ziko hari ibindi bintu bitanga amafaranga bitari ukwirirwa umuntu ari kuri mikoro aririmba ahanganye. Icyo gihe urabizi ko radio zari nkeya, yego ariko zitanakina ibintu ko milfo byasabaga ko utanga nka CD nyuma ugashyiramo bitanu by'icyo gihe ari amafaranga menshi. Nicaza abahungu rero twari turi kumwe muri ibyo bintu, ndababwira ni muzi n'ibindi, ngiye gukora ikintu cyitwa itangazamakuru, ngiye gucuruza impano zanyu kandi ndabizi ko bizagenda neza. Nka show ya mbere nakoze nayikoresheje UTP Soldiers, yari show nini nayikoreye ahantu nigaga muri Eto Kibungo, abo twiganya abantu barabizi. Icyo gihe umuntu wari wahembwa amafaranga menshi yari yafashe amafaranga yo kugura Primus. Cyari cyo gihembo gikomeye. Urumva abantu twagiye tuva rero twubaka ibi bintu, nekereza ko nubwo wenda tutageze kure cyane nka Bubu, ariko at least ntitwasubiye kuri za bya bihe bya kera, turi mu nzira nyine igana imbere. Impamvu rero nyine naguciye donc to make long story short, cyatumye mbijyamo nuko nari nzi uburemere bwa talent, kandi numva ari cyo nakora kuri tara nanjye, kuko nari narigeze gukora umuziki. Hari umuhanzi mwakoranye arakuvuna? Ahubwo se naramuvuna gugoye ni ryari? Amvuna mu buryo bwa mikoro se, mu buryo bw'ibitekerezo. Hari ukuntu umuntu afite nk'uburyo ateye character ye. Arahari umuhanzi wamvunnye yitwa The Ben. Ya muhanzi niyo mubonye mba numva ndababara cyane, niyo muntu wamvunnye ku mateka y'umuziki nyarwanda cyane kabisa. The Ben nawe arabizi ariko Tigre. Kigiye mwakoraga iki? Mwakoranaga gute? Umbajije ngo hari umuhanzi mwakoranye akakuvuna? Yes. None icyo gihe nyine mwakoranye mu buhe buryo? Nk'ibyo nsanzwe nkora byo kumufasha muri promotion. Akuvuna terero. Kandi ho byaragaragariye abantu bose. Yantumiye mu Burundi, ndangenda ku mafaranga yanjye, arangije aranansebye ngo namwibye. Ubwo se niyamvunnye. Reka dusoze ikiganiro. Asante. Sawa Neza TV show, mwakoze cyane kudukurikirana. Ni MC Liliose mwa muri kumwe umunsi ku munsi, twaganiriye na Exidila no mu legend. Mu legend nubwo mwamumuzi,
harimo n'abatamuzi mwihangana ariko muramumenyera kuri Saneza rero uranyamamaje urakoze cyane kabisa no kuri Saneza batari bakuzi oya nta muntu ujya umenywa na bose burizi se ko hari n'umuntu ngo bayeretse perezida ngaravuga ngo ngo Habyarimana ko yananutse gasigaye yambara rinete nta muntu umenywa na bose rero ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ahubwo ku bakunzi banjye bemere ibyo mbabwira mugane Ishimwe Decor mwambare neza mugane Starboy mwambare neza Saneza TV mubakoreye subscribe munkurikirane ku mbuga zose kandi nimero yanjye ni 0788 22 3 4 ibutse na ya trip dufite ejo bundi tuzajya gukina n'ibyana by'ingagi niba atari by'intare no gusoma impyisi mineshe tuzwezi kwa 10 dufite trip ijya mu Kagera ariko nshobora kugenda nkifotozanya n'impyisi yeje narutuntu mba nyine uburenganzira rwose ubwo se mise nyisoma kandi bavuga ngo ushaka urupara yisoma ubwo simbizi ariko hariya biba bitandukanye n'inyamaswa zose ubona mu ishyamba uko ziba zimeze Kame challenge n'abandi bantu ba muri showbiz mwitabira no trip nanahereze challenge wa mugabo w'uruhara n'inda muyoboke tuzajyane gusura ibikoko kabisa ndagushaka ko tuzagenda tuganira trip muyitabire ni y'abanyarwanda muri rusange mushuti wawe ndamuvuze uhita ndeba gutya naribi sura ukuntu ndenze nkorana n'abantu tuziranye ku bintu byinshi ntabishobora cyaze Mwakoze cyane kuza mugira amahoro mwibuke yuko Imana ibakunda nanjye ari uko mwibuke ko subscribe share na comment amafaranga ku muntu ukeneye kujya mu Kagera ni 50 ku munyarwanda couple ni 100 hanyuma ku mu resident foreigner arishyura amadolari 150 umuntu udafite resident arishyura amadolari 200 abana ni 40 hanyuma nkwibutsa ngo nimero ni 0788 53 95 86 cyangwa ukajya kuri Instagram ni Liwais Tour cyangwa ukajya kuri Twitter ni Liwais Tour ahantu henshi agiye hatandukanye ni Liwais Tour ubundi ukavugana nabo nawe ukigurira itike yawe tukazajyana ciao rero ndabakunda cyane mugira amahoro